Amahoro ya Kristo bana b'Imana, nta Alphonsine yankurije ubaramutsa, ndagarutse ngo twongere tuganire ku mabonekerwa ya Bikira Mariya hirya no hino mu isi, amabonekerwa yemewe n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Uyu munsi turaganira ku mabonekerwa ya Pome. Pome akaba ari mu Bufaransa. Pome rero akaba ari umujyi uherereye muri komine yitwa Mayenne mu burengerazuba bw'Ubufaransa. Hari mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1871, imyaka 13 gusa nyuma y'amabonekerwa ya Lourdes naho mu Bufaransa. Icyo gihe bari mu bihe by'ubukonje, igihugu cy'Ubufaransa kiri mu ntambara n'ahitwa Prusse, ubu ni mu Budage, abaturage bafite ubwoba ndetse bugarijwe n'icyorezo cya tifoyide. Kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka wabanje w'1870, abasore 38 bo muri iyo paruwase aho muri Pome bari baragiye ku rugamba ntawe uzi amakuru yabo. Abakristo bagasenga bashyizeho umwete basaba Imana ngo ibatabare. Ku itariki ya 17 z'uko kwezi kwa mbere rero mu 1871, ku mugoroba, abana babiri Eugene na Joseph Barbedette barimo gukora imirimo y'umugoroba bafasha papa wabo gutunganya ubwatsi bw'amatungo, umuturanyi wabo aza kubwira uwo mugabo amakuru yo ku rugamba yumvanye abahunze urugamba. Ubwo rero imirimo yo gutunganya ubwatsi bw'amatungo birahagaze. Umwana Eugene Barbedette, umukuru mu bana barimo gufasha se, asohoka gato agiye kureba uko hanze hameze. Arebye hejuru y'inzu y'abaturanyi imbere ye, abona umubyeyi mwiza cyane arambuye amaboko nk'umuha ikaze amusekera. Ngo yari yambaye ikanzu y'ubururu itatseho inyenyeri zikoze muri zahabu. Ku mutwe yari afite igitambaro cyirabura kiriho ikamba rikoze muri zahabu, hagati harimo agatako k'umutuku. Ku birenge yari yambaye udukweto tw'ubururu dufite agafungo ka zahabu. Yarahagaze muri mpande eshatu igizwe n'inyenyeri nini eshatu. Umwana nawe asekera umubyeyi, ariko umubyeyi ntiyagira icyo amubwira. Murumuna wa Eugene, Yosefu, nawe asohoka aje kureba icyo mukuru we arimo gukora, nawe abona wa mubyeyi utagira uko asa, ariko abantu bakuru baje ntibabona uwo mubyeyi, icyakora babona izo nyenyeri eshatu zari zimukikije. Mama w'abana witwaga Victoire abonye ntacyo abona, ajya gushaka rinete ngo arebe ko yabona uwo mubyeyi utagira uko asa abana be bavugaga, kugira ngo nawe amubone, ariko ntiyagira icyo abona. Aragenda ajya kubwira ababikira bari batuye hafi aho ku mashuri, bazana n'abana bato babiri bareraga. Bahageze ababikira ntibamubona, ariko abana batangira kwiyamirira bati, mbega umubyeyi mwiza, ni mwiza cyane. Nabo bavuga ko babona yambaye nk'uko Eugene na Yosefu bari bamuvuze. Umwe muri bo babikira ariruka ajya kwibwira padiri mukuru, naho mugenzi we atangira gusenga hamwe n'abantu bari bakomeje kugenda biyongera baje kureba ibyo bitangaza abana bavugaga. Padiri ahageze batandukanya b'abana ngo barebe ko batarimo kwiganana umwe asubiramo ibyo undi avuze. Ariko abana bakomeza kuvuga kimwe ibyo babona. Babona umusaraba muto uri mu ibara ritukura ku ikanzu y'uwo mubyeyi uri ku mutima. Abari bateraniye aho batangira kurangara no kwivugira ibidahuye n'isengesho. Wa mwana Eugene wari wabonye umubyeyi Bikira Mariya bwa mbere ati, ndabona ababaye. Padiri mukuru abwira abari aho ati, nimutuze maze dusenge. Batangira kuvuga ishapule, abana babona umubyeyi Bikira Mariya arongeye aramwenyura. Uko bavuga ishapule bavuga ndakuramutsa Mariya, abana bakabona umubyeyi Bikira Mariya ararushaho kuba munini, ikiziga cyari kimukikije kikarushaho kuba kinini, n'umubare w'inyenyeri wo ku ikanzu ye ukarushaho kwiyongera,
ndetse no mu mpande ze inyenyeri zikarushaho kuba nyinshi. Abana bamurebaga bati inyenyeri ziriyongera nk'intozi zirakwirakwira ku ikanzu ye. Bakomeza kandi gutangarira ubwiza bwe. Barangije kuvuga ishapule baririmba Magnificat, roho yanjye irasingiza Nyagasani. Bagitangira kuririmba abana batera hejuru bati dore ibindi bintu bitangaje bibaye. Igitambaro kinini kirirambuye hagati y'ikiziga gikikije wa mubyeyi n'igisenge cy'inzu. Inyuguti nini zanditse mu nyuguti nkuru zitangiye kwiyandika ku gitambaro, ziri mu ibara rya zahabu. Bakavugira icyarimwe ngo ma, a, i, s. Babona ijambo me mu rurimi nyine rw'igifaransa bisobanura ngo ariko. Ako kanya umuntu wari uturutse ahantu nko muri kilometero 20 z'aho bari pome aba arahageze, ati nimushaka musenge mushyizeho umutima, abanzi bacu badusatiriye. Ako kanya kuri cya gitambaro cyo hagati y'ikiziga gikikije umubyeyi Bikira Mariya n'igisenge cy'inzu y'abaturanyi hiyandikaho ngo priye, ni musenge. Iruhande rwa rya jambo rya mbere me bibaye interuro me priye, ariko ni musenge. Inyuguti zikomeza kwiyandika kuri cya gitambaro, nabo bakomeza gusenga. Nyuma y'indirimbo ya Magnificat, roho yanjye irasingiza Nyagasani, bavuga ibisingizo bya Bikira Mariya. Babirangiza kuri cya gitambaro handitseho ngo mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Ngo ariko bana banjye nimusenge, Imana izabasubiza mu gihe gito. Bakomeza gusenga, batangiye kuririmba indirimbo ya Bikira Mariya, babona kuri cya gitambaro hiyanditseho ngo mo wanjye. Bakomeza kuririmba, babona iruhande rwa rya jambo mo hiyanditseho ngo fils, umwana. Abana bagasoma barangurura ngo umwana wanjye. Bose batera hejuru bishimye bavuga ngo niwe rwose, na mubyeyi Bikira Mariya. Na mbere bakekaga ko ari we, ariko noneho bari bamenye neza ko ari we nta gushidikanya. Baririmba indi ndirimbo ya Bikira Mariya, ya magambo yo ku gitambaro akomeza kwiyandika. Babona handitseho ngo mon fils se laisse toucher, umwana wanjye akunda abamwegera. Iyo nteruro yari iciyeho umurongo uri mu ibara rya zahabu. Padiri mukuru arababwira ati nimureke turirimbe igisingizo cya Bikira Mariya. Abana babona umubyeyi arambuye amaboko, anyeganyeza intoki ku njyana y'iyo ndirimbo. Ya magambo yo ku gitambaro arisiba, bakomeza gusingiza Imana. Abana bari basazwe n'ibyishimo bareba umubyeyi Bikira Mariya, babona ntakishimye, ameze nk'uwenda kurira, nabo barababara. Bati ntiturabona umuntu ubabaye bigeze hariya. Babona imbere ye hari umusaraba utukura uriho ishusho ya Yezu mu ibara ritukura. Ku kabaho gatambitse k'umusaraba hari handitseho Yezu Kristo. Abana babona umubyeyi Bikira Mariya ateriye wa musaraba arawubereka, hanyuma babona inyenyeri iraje icanye buje enye zari mu kiziga cyari gikikije umubyeyi Bikira Mariya. Babona ya nyenyeri igiye guhagarara hejuru ye. Abari bateraniye aho bumvise abana bavuga ko babonye umubyeyi Bikira Mariya ababaye, baratuza, batangira gusenga bucece, ndetse bamwe barira. Bongera kuririmba indirimbo ya Bikira Mariya, babona wa musaraba ntugihari. Abana babona umubyeyi Bikira Mariya yongeye kubasekera nka mbere. Babona kuri buri rutugu rwe hari agasaraba gato k'umweru. Ubwo hari habaye nka 2:30 z'umugoroba, bari batangiye kubonekerwa mu ma 12:30. Padiri mukuru abwira abari bateraniye aho ati mureke tuvuge isengesho rya nimugoroba. Bose barapfukama batangira gusenga. Batangiye isengesho ryo kwicuza ibyaha, abana babona igitambaro cyera imbere y'ibirenge by'umubyeyi Bikira Mariya kigenda kirambura kizamuka kimuhisha. Padiri abaza abana ati hari icyo mubona?
bati oya, byarangiye, nta kintu na kimwe tubona. Abantu bose barataha, bigeze mu ma saa tatu z'ijoro, bataha batuje. Za ngabo za Prussia zari zibugarije zasubiye inyuma bajya mu mishyikirano. Ba basore 38 bari baragiye ku rugamba, bose bagarutse ari bazima, nta n'uwakomeretse. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka w'1872, ngo ni nyuma y'umwaka umwe n'ukwezi, nyuma y'iperereza ryakoreshejwe n'umwepiskopi wa Laval, diyosezi ya Pome iherereyemo, yasohoye icyemezo agira ati: turemeza ko umubyeyi utasamanywe icyaha, umubyeyi w'Imana Bikira Mariya, yabonekeye Eugène Barbedette, Joseph Barbedette, Françoise Richer na Jean-Marie Ribose muri Pome tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1871. Ubutumwa nyine bwari uguhamagarira abantu gusenga no kwegera Yezu kuko yumva abamwisonga. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Bana banjye nimusenge, twambariye urugamba, Imana izatubabarira, twambariye urugamba. Rozariya buri munsi, twambariye urugamba, n'agakoni k'urugendo, twambariye urugamba. Bana banjye ndabakunda, twambariye urugamba, ndabakunda, ndabakunda, twambariye urugamba. Twambariye urugamba, twambariye urugamba, duhore turi maso, Kristo umugaba wacu aturangaje imbere, na Mariya turi imbere, twambariye urugamba. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.